Hello guys, abantu benshi bajya bakunda kugira ikibazo bagasanga bafunguye account ariko amazina ari kuri account yabo ya Facebook yanditse nabi, wenda bayafunguye bayandika nabi, wenda bashaka kurihindura ibintu nk'ibyo, ariko bajya kurihindura bikanga, cyangwa bakaba bahita bafungura andi ma account, hanyuma ayo ma account bagahita bayasiba cyangwa bakayajugunya. Rero uyu munsi tugiye kuba twareba ukuntu wowe wakihindurira izina kuri Facebook ukoresheje telefone. Ikikora nta kindi, kanda subscribe kandi nayo ubundi kugira ngo tujye tubana no mu zindi video. Let's go. Ikikora nta kindi, uraza ugafungura Facebook yawe, uraza ugafungura Facebook yawe, yamara gufunguka uraza ukajya hano uturongo dutatu, aho hejuru ku turongo dutatu ukamanuka hasi aho handitse setting and privacy, handitse setting and private ugakandaho, hanyuma ugahitamo ahanditse setting, ugahitamo ahanditse setting ukemeza, warangiza ukajya ahanditse account center, ahanditse account center harimo aho turi gusangamo personal details, password and security, add performance, verification n'ibindi. Ahangaha uraza ugakanda, uraza ugakanda gutya, gategereza, ubundi ugahita uza ugakanda, uraza ugahita ukanda kuri profile, ugakanda kuri profile, gategereza, hanyuma kaza nanone ugakanda kuri profile yawe, kanda kuri profile yawe, hanyuma ahangaha ugahita uhitamo names, ugahitamo name. Okay, iyo ugeze ahangaha uhita uhindura, ukaza ahangaha ukandikamo izina ushaka, warangiza ugahita ukanda kuri review. Iyo ukanze kuri review biba byarangiye. Nimba iyi video igufashije, kanda like kandi subscribe, tujye tubana no mu zindi video. Ciao ciao.